tuvuge kano kanya umukire araguhamagaye arakubwiye ngo dukeneye umukozi, turebere mu bantu muziranye, mu bantu bawe utureberemo umuntu w'inyangamugayo, umuntu w'indakemwa, ubundi umuhesha amahirwe yo kubona akazi. Ndabizi neza reka mbisubiremo, hari umuntu udashobora kurangira mu mahirwe mu bantu muziranye, niyo yaba ariwe muntu wa nyuma muziranye udafite akazi. Ariko nanone ku rundi ruhande hari undi muntu wahita aza mu mutwe wawe bidasabye ko utekereza cyane, ugahita uvuga ngo uyu muntu niwe ngiye kurangira aya mahirwe y'akazi. Reka mpite nkubaza ikibazo rero, muri aba bantu wowe uri uwuhe? Uri uyu nguyu bahita barangira amahirwe, cyangwa uri uriya batarangira amahirwe niyo yaba ari uwa nyuma? Ese ubundi batandukaniye he? Nibyo tugiye kureba muri iyi video, kuko buriya hari abantu amahirwe akunda, aho waba uri hose amahirwe akagushakashaka akakwirukankaho. Rero iyi video nawe igiye kukugira umuntu amahirwe akunda. Wakwibaza ngo amahirwe akunda abantu bameze gute? Amahirwe akunda abantu bafite iribuye ry'agaciro ryitwa ibigwi. Uti rero ibigwi ni iki? Ibigwi ni ukuntu abantu bakuzi, abantu muturanye, abantu mukorana, abantu muhorana, abantu bakona buri munsi. Ni ukuntu bakuzi, ukuntu wabiyanditse mu mutwe, mu myitwarire, mu bikorwa, ndetse no mu mivugire, mu magambo. Ese ibigwi mbivuge gutera? Ni umubavu w'amahirwe. Bishaka kuvuga ngo ukuntu tuzwi bigira uruhare mu mahirwe yacu make cyangwa se amahirwe yacu menshi. Ibigwi ni ubutunzi ntagereranywa, nk'uko Robert Greene abivuga mu gitabo cye 48 Laws of Power mu itegeko rya 5. Aravuga ngo so much depends on your reputation guarded with your life. Ibintu byinshi bishingiye ku bigwi byawe, bityo rero ibigwi byawe birindisha ubuzima bwawe bwose. Ibigwi ni ibuye ry'indemyanzu ry'ubuzima bwawe. Yewe iyo biramutse byangiritse umera nk'akayungirizo, ibintu biraza basukamo ibintu bikanyuramo, ugasigarana ibikazi. Niyo mpamvu amahirwe rero agucaho iyo udafite ibigwi byiza. Nibyo wa muntu abura, uriya muntu niyo yaba ari wa nyuma usigaye adafite akazi utarangira amahirwe. Reka rero turebe noneho ibintu bijyanye n'ukuntu twangiza ibigwi, ariko n'ukuntu twabyubaka. Twangiza ibigwi gute? Babivuga neza ngo umuntu afite ububasha, ikaramu n'impapuro byo kwandikaho ubuzima bwawe nk'uko ubyifuza. Bityo rero ahantu hose uri, ibikorwa byawe, imvugo zawe, ndetse n'imyitwarire yawe uba uri kwandika ibigwi mu mitwe y'abantu babasha kukubona. Aho hantu ushobora kuba uri rero nta handi ni habiri. Ushobora kuba uri mu buzima busanzwe, ariko by'umwihariko noneho muri iyi minsi social media noneho aho ngaho uri kwandika ibigwi bitanasibangana. Bityo rero niyo mpamvu ugomba kwitondera amasitati upostinga, ibintu postinga, poster ufata uri gufata amafoto, ibintu nk'ibyo byose bikugaragaza nabi. Ugomba gucunga ibijyanye n'imyitwarire yawe, amagambo yawe, ndetse n'ibikorwa byawe ahantu hose uri, yaba kuri social media, yaba mu buzima busanzwe, kugira ngo ugire ibigwi byiza. Hanyuma rero ibigwi byiza wabyandika gute? Urasabwa kwibaza iki kibazo: ese imyitwarire mfite by'umwihariko ingaragaza nk'umuntu waba umwizerwa mu buzima, cyangwa ingaragaza nk'umuntu waba utari umwizerwa? Numara kubona ibyo bintu ufate noneho ikaramu. Fata ikaramu n'ubu ngubu wandike ngo nihe myitwarire myiza natangira gushyira mu buzima bwanjye kugira ngo nigaragaze mbe umuntu w'umwizerwa. Baravuga ngo umuntu nicyo arya. Ibintu ushyira mu mubiri wawe buri munsi no mu bwonko bwawe nibyo bikugira uwo uriwe, nibyo byubaka ibigwi byawe. Bityo rero tangira wiyigeho, tangira wiga ibintu bikufitiye akamaro, tangira ushake ibintu byagufasha mu buzima bwawe kugira ngo ube umuntu ufite ibigwi, ube umuntu ukurura amahirwe, ube rukuruzi y'amahirwe. Amahirwe yose ahantu ari, nibavuga amahirwe ari weho batekereza mbere. Nahangaha rero isomo ry'umunsi rirangiriye, naho ubutaha. Murakoze cyane, nizere ko isomo ryangira akamaro. Bye bye.